mwanditsi yaravuze ngo nari umusore none ndashaje sindabona umukiranutsi arekwa cyangwa urubyaro rwe rusabiriza. Ntabwo umukiranutsi yarekwa, Imana ntigire ku mukiranutsi. Rero Dawidi aravuga ngo niwe mwungeri, kwemerera Imana ikakubera umushumba. Hari abantu bashumbwe n'abantu mu madini ariko badashumbwe n'Imana. Uyu mwungeri witwa Imana atabazi. Abantu amadini yarabamenye, amatorero n'isengero byarabamenye, barabashumbye, ariko gushumbwa n'Imana ntabwo birimo. Kuko iyo twemera kuyoborwa n'Imana ni ukwemera gupfa kuri kamere. Aho niho Paul yavuze, aravuga ngo nabambanywe na Kristo, none ntabwo ari ijye uriho ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Kwemera kuyoborwa n'Imana ni ukwemera gupfa kwa kamere. Uyu munsi abantu bishimira kuba mu madini ariko atari abana b'Imana, atari abayoboke b'Imana, ari abayoboke b'amadini. Kuko kuyoboka Imana ni ukwemera ikakubera umwungeri, ikakubera umuyobozi. Ndabashimiye bakunzi b'Umucyo w'Isi TV, ngiye kugaruka nezerewe no kubana namwe. Nk'uko bisanzwe iteka ni Gerard Bishop ubakunda ubifuriza umugisha w'Imana. Gufatiriza namwe mumeze neza, uwo bitameze neza niyihangane. Paulo yaranditse avuga ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Rero turi mu ntambara, turarwana n'isi, umubiri na Satani. Uyu munsi biba bigenda neza, ejo bikaba bigenda nabi. Uyu munsi biba byemeye, ejo bikaba byanze. Ngombwa ni ukubimenya, tukamenya uburyo tubigendamo ndetse nuko tubyitwaramo. Rero ndakomeza wowe ibihe bitamereye neza, kandi ndihanganisha wowe uri guca mu bihe bikugoye, nkubwira ngo ihangane ukomere. Yesu ni umwami. Dawidi yavuze amagambo meza, aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye ntabwo nzakena. Reka nkubwire ikiri jambo rivuze. Umwungeri, abazi umwungeri bisobanura umushumba. Buriya umwungeri ajya ashakira ubwatsi izo ashumbye, ntabwo ari zo zihangayika zibaza ngo turarya iki, ahubwo umwungeri arara amajoro. Umwungeri yakirirwa yicaye, yakirirwa ashakisha aho urwuri ruri kugira ngo aze gushobora kuziragira zijute zihage. Rero Dawidi avuga iri jambo rivuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha andagira mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Gira afite icyo avuze. Kugira Imana umuyobozi w'ubuzima bwawe. Abantu benshi ingaruka n'ibibazo tugira ni ukutagira umuyobozi. Iyo umuryango ubuze umuyobozi ugira amafuti menshi. Ikinyabuziga kibuze umuyobozi cyakora impanuka. Urugo rugomba kuba rufite umuyobozi, ibintu bikajya ku murongo. Iyo ubuzima bw'umuntu budafite umuyobozi, uyu muntu yagira ikibazo. Ariko hari abayobozi babiri, hari Satani hakaba n'Imana. Iyo wemereye Imana ikakubera umuyobozi, hari ibyo ukora n'ibyo utakora, hari ibyo uvuga n'ibyo utavuga, hari uko wakitwara n'uko utakitwara. Rero narindi kuvuga kwemera Imana ikakubera umwungeri. Ubuzima bw'abantu bugira kuregreta, kwicuza, kubera ko batigeze bamenya uyu muyobozi witwa Uwiteka. Umuntu akayoborwa n'amarangamutima ye, akayoborwa n'amakarakteri ye, cyangwa akayoborwa na Satani. Amarangamutima y'umuntu ashobora kumushuka, karakteri zawe zishobora kugushuka, cyangwa Satani ubwe yagushuka. Kwemerera Imana ikatubera umuyobozi ni bimwe mu bituma tubaho ubuzima buticuza, tutaregreta. Abantu twese, nanjye nikuyemo, turegreta kuko tutagize Imana umuyobozi wacu. Umwana umwe yarari mu ndege, harimo abagenzi benshi. Noneho indege igeze mu kirere isa n'ititiyemo,
isa n'inyeganyeza. Uyu mwana abagenzi bose barikanga, bikanze. Uyu mwana arahaguruka aravuga ngo ni muhumure, ubwo indege itwawe na papa, muhumure ntacyo turi bube. Bivuga ngo uyu mwana yari yizeye se mu rundi rwego, kwemerera Imana ikatubera umuyobozi, kugirira Imana icyizere, tukayiha umwanya mu buzima bwacu, tukemera kuyoborwa nayo, bituma tubaho ubuzima buticuza. Ariko kutemerera Imana ngo itubere umuyobozi bituma tubaho ubuzima bwicuza. Iyo mbimenya ariko nta yindi mpamvu, nuko tutemereye Imana ngo itubere umuyobozi. Rero Dawidi yarazi kwemerera Imana ikakubera umwungeri. Ndavuze ngo washumbwe n'abashumba muri iyi si, cyangwa se uyoborwa n'abantu batandukanye muri iyi si, ariko uyu mwaka wemerera Imana ikubera umwungeri, ntabwo uzakena. Uwiteka niwe mwungeri wanjye, ntabwo nzakena. Ubukene dufite bw'umwuka, ubukene dufite bw'umubiri, ubukene dufite mu myumvire, ubukene dufite mu mitekerereze, ubukene dufite nuko tutemerera Imana nitubera umwungeri. Abantu bashaka kwiyobora, abantu bayoborwa n'amarangamutima yabo, ariko Dawidi aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wawe. Mukobwa mwiza, emerera Imana ikubera umwungeri. Musore mwiza, emerera Imana iyobora ubukumi bwawe, emerera Imana iyobora ubusore bwawe. Mwanditsi yaravuze ngo nari umusore none ndashaje, sindabona umukiranutsi arekwa cyangwa urubyaro rwe rusabiriza. Ntabwo umukiranutsi yarekwa, Imana ntigire ku mukiranutsi. Rero Dawidi aravuga ngo niwe mwungeri, kwemerera Imana ikakubera umushumba. Hari abantu bashumbwe n'abantu mu madini ariko badashumbwe n'Imana. Uyu mwungeri witwa Imana atabazi. Abantu amadini yarabamenye, amatorero n'isengero bizarabamenye, barabashumbye, ariko gushumbwa n'Imana ntabwo birimo. Kuko iyo twemera kuyoborwa n'Imana ni ukwemera gupfa kuri kamere. Aho niho Paul yavuze, aravuga ngo nabambanywe na Kristo, none ntabwo ari jye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Kwemera kuyoborwa n'Imana ni ukwemera gupfa kwa kamere. Uyu munsi abantu bishimira kuba mu madini ariko atari abana b'Imana, atari abayoboke b'Imana, ari abayoboke b'amadini. Kuko kuyoboka Imana ni ukwemera ikakubera umwungeri, ikakubera umuyobozi. Kubera ko abantu tudashaka guhinduka, tudashaka no kugira ibyo tureka, kuyoboka Imana byaratunaniye. Cyakoze twayobotse amadini, tuyoboka n'abashumba nabo batageze bamenya iyo bavuga. Rero aravuga ngo niwe mwungeri, umaze imyaka myinshi uyobora, wagiye uyobora ubuzima bwawe mu byo ushaka, wagiye uyobora ubuzima bwawe mu nzira zitandukanye, ariko ndagufasha mukundwa mu mwana, ndagufasha nanjye nifasha. Uyu mwaka 2024 emerera Imana ikuyobore, ikubera umwungeri. Inzara dufite y'iby'umwuka nuko tutemereye Imana ngo itubere umwungeri. Inzara dufite mu bugingo nuko tutemereye Imana ngo ituyobore. Inzara dufite mu murimo w'Imana nuko tutigeze tubemerera Imana ngo ituyobore. Impamvu twuzuye ibikomere nuko tutemereye Imana ngo ituyobore. Saba Imana ikuyobore mu cyo ugiye kujyamo, saba Imana ikuyobore mu byo ugiye kujyamo, saba Imana ikuyobore ku muntu w'umumaro w'agaciro, saba Imana ikuyobore ku muntu ufite umugisha wawe, saba Imana ikuyobore ku muntu wakomora ibikomere by'umutima wawe, saba Imana ikuyobore. Uwiteka niwe mwungeri. Umwungeri avunika ashaka ibyiza ayoboye. Imana iri mu kazi ko kugushakira ibikukwiye, Imana iri mu kazi ko kugushakira ibikunezeza. Niwe mwungeri wanjye sinzakena.
Imana ishimwe. Ntabwo tuzakena turi mu rugo rw'Imana, ntabwo tuzakena twarafashe ubugingo bwacu tukemera ko buyoborwa n'Imana. Ntabwo uzakena waremereye Imana kuyobora ubuzima bwawe. Imiryango myinshi ikennye amahoro nuko itemereye Imana ngo iyobore. Ingo nyinshi zikennye amahoro nuko zitemereye Imana ngo iziyobore. Stress abantu bafite kugira ku rwego rwa stroke nuko abantu batemereye Imana ngo ibayobore. Izi ntambara z'urudaca, ibi bibazo biriho nuko abantu batafashe ubuzima bwabo ngo babuhereze ngo Imana ibuyobore. Niwe mwungeri, sinzakena. Anjyana andagira mu bwatsi butoshye. Imana igireba ahantu hadukwiye, Imana ikirebera ahantu hagukwiye. Ahantu wahembukira iba ari higukira, ahantu wakirira iba ari higushyira, akazi watereramo imbere iba ari higushyira, akazi katuma waguka iba ari higushyira. Anjyana andagira mu bwatsi butoshye. Ntabwo nzahuragiwe. Shobora kuba uragiye ku gasi, shobora kuba uragiwe ku kara, shobora kuba uragiwe mu butayu, ariko emerera Imana ikubera umwungeri igituragira mu bwatsi butoshye. Muri ubwo bwatsi butoshye turakora bikagenda, muri ubwo bwatsi butoshye tugira iterambere. Ushobora kumara igihe kinini Imana igushyira hakwiye, ahatuma utera imbere, ahatuma ubuzima bwawe buhinduka. Imana igushyira hakwiye, ahatuma amateka yahise hawe ahinduka. Imana igushyira hakwiye. Andagira mu bwatsi butoshye. Imana ikujyana hakwiye, hagukiza ubwo bukene, hagukiza icyo kibazo, hatuma utera imbere, hatuma waguka, hatuma ugira amaboko, hatuma izina ryawe rimenyekana, hatuma ugira agaciro. Andagira mu bwatsi butoshye. Ni ahantu duhembukira, ni ahantu dukirira, ni ahantu duterera imbere. Muri ubwo bwatsi butoshye ntabwo zikoma n'amahembe. Muri ubwo bwatsi butoshye wakora bitoya ariko ukagera kure. Muri ubwo bwatsi butoshye waba utwazwa ariko ukamenyekana. Muri ubwo bwatsi butoshye waba itangira ryawe ryaba rito ariko hanyuma wakunguka. Muri ubwo bwatsi buto andagira mu bwatsi butoshye. Muri uyu mwaka ndaguha isezerano, nyobowe n'umwuka, Imana igushyire ku bwatsi, ikuragire mu bwatsi butoshye, iguha akazi kamara ibibazo byawe. Mu bwatsi butoshye duhembwa kwiye, duhembwa kemura ibibazo, dufasha abandi. Mu bwatsi butoshye turakora bikagenda. Mu bwatsi butoshye dufasha abandi kuko natwe tuba twarahembutse. Imana yabwiye Yesu, yabwiye Petero, arabwira ngo ngiye kukwingingira ukomere, numara gukomera ukomeze bagenzi ba. Iyo duhembutse, iyo turi mu bwatsi butoshye, iyo turagiwe mu bwatsi butoshye, natwe tugaburira abandi, natwe twambika abandi, natwe duteza imbere abandi, natwe dusabira umugisha abandi kuko turi mu bwatsi butoshye. Ndameza ubwatsi aho wari uri mu butayu. Ndavuze ngo Imana ikuyobore ahari ubwatsi butoshye, igukure mu butayu urimo. Imana ikuragire mu bwatsi butoshye, igukuraho kukara, ikugeze ahantu hazima. Imana ishimwe. Anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Hari inyota tugendana, hari inyota wagira, hari ibyo unyotewe, unyoteye iterambere, unyotewe kwaguka, unyotewe gukomera. Yo itushoye kuri aya mazi adasuma, turanywa tugashira inyota. Inyota y'ubukene igashira, inyota y'ubushomeri igashira, inyota y'amadeni igashira. Hari ibintu abantu tuba tunyotewe. Uyu munsi Imana igutware kuri iki kidendezi, amateka yawe ashire. Kandi hari ibintu unyotewe. Uravuga ngo ndifuza kuzabona nambaye agatimba, ndifuza kuzabona ndi mu ndege, ndifuza kuzabona visa, ndifuza kuzabona diploma. Iyo ni inyota. Hari inyota y'ibintu nyotewe. Nanjye hari ibyo nyotewe. Hari igihe nicara nkibaza ngo ariko Mana, uyu munsi uzaba usute, iyi tariki izaba imeze ite? Ariko igidushora kwiriba ry'amazi adasuma, aho turanywa tugashira inyota, tugasagurira n'imiryango. Aho turanywa tugashira inyota, tugahaho n'abandi. Aho turanywa tugashira inyota, tukavuga ngo haleluya, ukibagirwa inyota yo mu butayu. Reka nkubwire ijambo rikomeye. Iyo agiye kugushora kwiriba ry'amazi adasuma, uzibagirwa inyota yo mu butayu, uzibagirwa inyota y'imyaka 4 uri mu butayu, uzibagirwa inyota y'imyaka 7 uri mu butayu, uzibagirwa inyota y'igihe 7 uri mu butayu.
dushora ku iriba ry'amazi adasuma, ngo ayo mazi adasuma iyo tumaze kuyasomaho ijambo ryavuze ngo kandi asubiza intege. Abaguciye intege bihorere, abakubwiye ko ntaho uzagera bihorere, abaguciye intege zaho ntaho uzagera bihorere, abavuga ko ntacyo uri cyo bihorere. Hari abantu benshi baduciye intege, umva, baduciye intege batwereka ko ntaho tuzagera, ntacyo tuzigezaho, ntacyo tuzimarira. ariko umva umukunzi, uyu mwungeri ajya amenya ko baduciye intege. Ijambo riravuze ngo asubiza intege mu bugingo bwanjye. N'umwaka Imana ije gusubiza intege. Bakubonye ucitse intege baravuga, bakubona ucitse intege baragusebya, bakubona ucitse intege baragutuka, bakubona ucitse intege. Ninde utananirwa muri uru rugendo? Ninde utacogora? Ninde utananirwa ko nta muhanga w'uru rugendo? Kuri uru rugendo benshi barugenze bakananirwa, n'Abisiraheli ko barugenze bakananirwa. ariko umva ijambo marayika mpaye ajya asubiza intege. Ayiwewe, menye kutarobanura ku butoni, uwagukiranukiye wese uramwemera. Ineza yawe nyinshi yamenyekanye ku isi hose, ku ivuko iwacu naho barariri babanezerewe. Pasitakoro dushobora kuba unkunda, ariko asubiza intege mu bugingo bwanjye. Ni ryari Imana idusubizamo intege? Ni igihe abantu babona ko bizarangiye, abantu bajya baca umukato bakabona ko ntaho uzagera. Ariko dufite Imana igize igasubiza intege mu mukobwa. Mukobwa wanjye ushobora kuba waracitse intege 2023. Mubyeyi unkurikiye ushobora kuba waracitse intege 2023. Mumama, mupapa unkurikiye ushobora kuba waracitse intege. Ibyaguciye intege ntabwo mbizi, sinanabyitayeho. Ariko Dawidi aravuga ngo n'Imana igiza ncitse intege, igiza naniwe, igiza natakaje ibyiringiro, igiza imiryango yagiye, igiza famiye zagiye, igiza abakomeye bagiye, igize inshuti zagiye, ikongera igafata umukobwa wayo, ikongera igafata umusore wayo, ikongera igafata umupapa wayo, ikamusubiza intege mu bugingo. Haleluya! Abakunyuzeho umwaka wa 2023 baguseka, ukabacaho 2024 ushima Imana, asubiza intege. Imana igusubize mu imbaraga. Hari imbaraga watakaje kubw'ikigeragezo, hari imbaraga watakaje kubw'ubutayu watinzemo, hari imbaraga watakaje kubera urugendo rwo mu butayu. Ariko Dawidi yavuze ngo asubiza intege. Uyu mwaka Imana igusubize mu imbaraga. Wongere wumve ibihumbano na Zaburi, wongere wumve uri mu gihugu cya Bewura, wongere wumve amashimwe mu kanwa kawe. Erega ntawe utananirwa, nta muhanga w'uru rugendo. Ndatangaza uyu munsi kuri iyi tariki, emerera Imana ukingura umutima wawe, yongere guha imbaraga. Abasore b'imigenda bazagenda baruhe, n'abasore bazananirwa. Ariko abizeye izina ryawe Mwami Uwiteka bazagenda ntibazacogora, bazagurukisha amababa yabo bakomeze, bazagenda ntibazananirwa. Twashyizweho ikimenyetso, Uwiteka az'abantu be, n'amarembo y'ikuzimu nayo ntazadushoboza. Twashyizweho ikimenyetso, Uwiteka az'abantu be, n'amarembo y'ikuzimu nayo ntazagushobora. Ngo ariko n'umutoranyuka namwiyegereza, akaguma mu bikari byawe. Abasore b'imigenda bazagenda baruhe, n'abasore bazananirwa.
ariko abizeye izina ryawe mwami Uwiteka bazagenda ntibazacogora, bazagurukisha amababa yabo bakomeze, bazagenda ntibazananirwa. Yemwe bana bato mwese nimusingize Uwiteka, abagabo n'abagore nimukingure imitima. Uwiteka aratwibutse atumaze umubabaro, asubiza intege. Uyu mwaka aho wananiriwe sinkeneye kumenya icyakunanije, sinkeneye no kumenya aho wananiriwe, ariko emerera Imana. Numvise Imana imbwira ngo igihe guha imbaraga abakobwa, igihe guha imbaraga abasore, igihe guha imbaraga abamama, igihe guha imbaraga abapapa. Asubiza intege mu bugingo bwanjye. Abantu babona naraguye, abantu babona ndi umupagani, abantu babona wararangiye, igize ikagusubiza mu imbaraga. Haleluya. Igize igasanga umuntu bitaga umupagani ikamusubiza mu imbaraga, akongera agahagarara yemye, akongera agakomeza urugendo. Asubiza intege mu bugingo bwanjye. Haleluya. Imana igusubize mu imbaraga wahoranye, Imana igusubize mu imbaraga zo gusenga wahoranye, Imana igusubize mu imbaraga zo gukiranuka wahoranye, Imana igusubize mu imbaraga zo gutanga. Wahoze utanga, wahoze ufite umutima wo gufasha abandi, wahoze ufite umutima wo kugaburira abashonji, wahoze ufite umutima wo kwambika abambaye ubusa, wahoze ufite umutima wo gufasha abakene. Uwo munsi izo mbaraga zagushizemo, ndongera kuguhanurira, Imana igusubize mu imbaraga zo gushyigikira umurimo wayo, kubera intambara wahuriye nazo mu murimo. Gushyigikira umurimo w'Imana byakuvuyemo. Ndaguhanuriye, asubiza intege mu bugingo. Imana igusubize mu imbaraga zitsinda icyaha, Imana igusubize mu imbaraga zitinya icyaha, Imana igusubize mu imbaraga zo gukiranuka. Asubiza intege mu bugingo bwanjye. Imana iguha imbaraga zo kuyihamya. Kera wahamyaga Imana, uyu munsi usigaye ufite isoni zo guhamya Imana. Imana igusubize mu imbaraga zo gusenga. Urabona wacitse intege, wajya gusenga yo kwiyiriza ubusa, ubu byarakunaniye. Wajya gusenga wiyirije ubusa, ubu byarakunaniye. Wajya gusengera abarwayi, ubu byarakunaniye. Wajyaga ubabarana n'abababaye, ukishimana n'abishimye, ubu ntabwo uzi ikirere urimo. Imana igusubize mu imbaraga zo kwihangana. Imana igusubizemo za mbaraga zo guca bugufi wagiraga. Imana igusubizemo wa mwuka w'urukundo wahoranye. Asubiza intege mu bugingo bwanjye. Bugingo bwawe bwarakamutse, bugingo bwanjye bwarakamutse, ariko hari data witeguye, hari Imana yiteguye. Yesu ariteguye, Yesu ari hano kugira ngo yohereze imbaraga, azihereze itorero, azihereze umukobwa wizeye, azihereze umupapa wizeye, azihereze umusore wizeye, azihereze umubyeyi wizeye. N'imbaraga zidushoboza gutsinda isi tukaba mu isi tutarabisi, n'imbaraga zidushoboza gutsinda isi tukaba mu isi tudakora nk'iby'abisi, n'imbaraga zidushoboza gutsinda isi tukaba umucyo wo kuba umwijima, n'imbaraga zidushoboza. Asubiza intege mu bugingo bwanjye. Aho wasuzuguriwe niho uzahererwa agaciro. Asubiza intege mu bugingo bwanjye. Amaze gusubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira. Emera Yesu akuyobore. Anyobora. Nabonye inshuti nziza ni Yesu Kristo, amaganya yanjye ajya yanyakira, yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro, ni uruta inshuti zose zo mu isi. Anyobora inzira. Twabonye abayobozi, hari abantu batuyobora batuyobya, hari abakuyobora bakuroha mu mwobo, hari abakuyobora bashaka kugushyira mu byago, ariko hari Imana ituyobora inzira yo gukiranuka. Injira uyu mwaka agendera mu nzira yo gukiranuka. Ubugingo bwawe nibugendere mu nzira yo gukiranuka. Ibyo ukora nibigendere mu gukiranuka. Nufasha umuntu umufasha mu gukiranuka, nusengana n'umuntu bisenga mu gukiranuka. Anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Imana ishimwe. Ndagira ngo dusengane. Muraza gusoma Yakobo igice cya mbere. Amasaha aragiye, abayobozi banjye bari kumbwira ko amasaha agiye. Igice cya mbere Yakobo umurongo wa 5 haravuga ngo, ariko niba hari umuntu muri mwe ubuze ubwenge abusabe,
imana iha abantu bose itimana itishama kandi azabuhabwa. Amen. Ndagira ngo ngusengera imana iguha ubwenge. Hari ubumenyi wize mu mashuri, twiga ubumenyi ntabwo twiga ubwenge. Najyaga kubigisha umwanya munini ku bumenyi n'ubwenge, ariko imana iguha ubwenge. Ufite ubumenyi, uzi icyongereza, wamenye icyongereza. Ufite ubumenyi uzi kubyaza no kubaga no guteranya amagufa no kuvura imitima n'ibindi. Ufite ubumenyi uzi gutanga imiti, icyongereza n'igifaransa. Ubwo ni ubumenyi. Imana iguha ubwenge. Nagira ngo mbabwire ngo imana yambwiye ngo 2024 ni umwaka w'abanyabwenge. Abaswa bose bazasigara. Ndavuga ubwenge nabatandukanyirije ubumenyi n'ubwenge. Najyaga gusobanura ubumenyi n'ubwenge. Ibyo mwizi ibyo ndimi muvuga n'ubumenyi. Ibyo mukora mukamenya kubzaza, mukamenya kubyara, mukamenya ibindi n'ibindi. Ubwo n'ubumenyi. Mukamenya kuvura, mukamenya kopera imitima n'impyiko n'ibindi. Ubwo n'ubumenyi. Nyuma y'ubwo bumenyi musaba ubwenge. Abantu mu bintu bibabaza Imana, mu bantu Imana yatanze ikabakuraho amaboko, ni umuntu udafite ubwenge. Kuko Imana umuntu wasambanye ntimurekura, umuntu wanyweye inzoga ntimurekura, umuntu watukanye ntimurekura, ariko umuntu wabuze ubwenge iramuta. Kubera ko ijambo riravuze ngo nubura ubwenge nzakureka, ariko usambanye ukihana ntizakureka. Bivuga ngo Imana ntabwo ishaka kubana n'abantu b'ibigoryi. Ndasaba Yesu ngo aguhe ubwenge. Pfukama mu nzu yawe usaba Imana ubwenge. Ubumenyi urabufite, uzi icyongereza, uzi computer, uzi ibintu byinshi, ariko pfukama mu nzu yawe ubwira Imana ngo Mana muhe ubwenge, kuko abantu benshi Imana igiye kubareka kubera ko babuze ubwenge. Muhabwe umugisha. Reka mbasengere. Mana aho ubwenge aba bantu. Wambwiye ngo umwaka 2024 ni umwaka w'abanyabwenge. Abatari abanyabwenge uyu mwaka uzabasiga habi, uyu mwaka uzabakoza isoni, ariko abanyabwenge uyu mwaka bazawuboneramo umugisha. Ndagushimiye ko ibyo uzabikorera kwiyubahisha, ni mu izina rya Yesu. Amen. Mumpamagara ni 0788 4585 18. Ndabakunda cyane. Ni Umucyo w'Isi TV, ni Gerard inshuti yanyu. Sawa, bye bye.